icyo Imana yateranyirije hamwe. Rushaho kuba inshuti y'uwo mwashakanye. Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti, habaho inshuti igumana n'umuntu ikamurutira umuvandimwe. Imigani igice cya 18 umurongo wa 24. Iki gice kibandaho. Muri iki gice tugiye kureba ukuntu kugira ngo umugabo n'umugore bagire urugo rwiza bagomba kuba ari inshuti magara kandi bose bakunda Yehova. ngo babaga ari bangahe se nakugereranyiriza na tagisi bwira ishyizemo abantu bangahe? Ni ukuvuga ngo barakujyanaga bakagusimburanyaho inshuro bashaka, bakugarura iyindi kipe nayo ikaza ikagutwara kugeza mu gitondo. Twahavuye twaraboze, twageze aho mbega abantu barabora ku buryo inkotanyi zigeze ahantu hitwa Rwabusoro. Ubwo byabaye ibindi kuko hari bumvaga ko zirimo kuza zidusanga. Byabaye ibintu bibi cyane, bantu bakaza bakajomba inkota, bakica uwo basanze hanze, bakamurikagura inkota, bagatwara noneho n'abana bato b'abakobwa bakajya babarongora mu kanwa. Ubwo ahandi abantu bamwe mu bitsina habaga haraboze, noneho bazana ibintu byo gushinyagura bakajya bashyiramo ibirenge, bagasesekamo ikirenge ngo wowe ngo waraboze waranotse, ngo ariko ubundi ngo wapfuye. Bagera ubwo bamanyura amacupa bakajya basesekamo ibimanyu by'amacupa. Mana yanjye, ubwo inkotanyi zaje ku itariki 2 z'ukwa gatandatu mu gitondo, ibintu byarakomeye, abantu baraboze. Paragrafe ya mbere, ikibazo. Kuki inshuti nziza ari Imana ituruka kuri Yehova? Inshuti nziza ni Imana ituruka kuri Yehova. Izo inshuti ziba zikunda Imana kandi natwe zidukunda. Iyo twishimye zishimana natwe, twaba tubabaye zikaduhumuriza kandi zikatugira inama nziza mu gihe tuzikeneye. Buri gihe ziradufasha kandi dushobora kuziringira. Rwose kugira inshuti nk'izo birashimisha. Imigani igice cya 27 umurongo w'9. Paragrafe ya kabiri, ikibazo. Kuki ari iby'ingenzi ko abashakanye bakomeza gukora ibintu bituma barushaho kuba inshuti? Ni iby'ingenzi ko umugabo n'umugore we baba inshuti magara. Ntibagomba guha agaciro gake ubushuti bafitanye. Bagomba gukomeza gukora ibishoboka byose ngo burusheho gukomera. Iyo birengagije gukora ibintu bituma bakomeza kuba inshuti, bashobora gutangira kumva bafite irungu, bakabura ibyishimo, ndetse bakarakara. Ariko iyo bakoze ibishoboka byose ngo babe inshuti, bagirana ubushuti bukomeye kurusha ubundi bwose abantu babiri bashobora kugirana. Muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 6 hagira hati, icyo gihe ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Kubw'ibyo rero, icyo Imana yateranyirije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanya. Muri iki gice turi burebe icyo abashakanye bakora kugira ngo barusheho kuba inshuti. Ariko mureke tubanze turebe icyo abakristo b'abasiribateri bakora kugira ngo bahitemo uwo bazabana wazababera inshuti magara iteka ryose. Uko wahitamo uwo muzabana wazakubera inshuti iteka ryose. Paragrafe ya 3 n'iya 4, ikibazo. Niki cyafasha umukristo kubona umuntu ukwiriye bashakana? Mbere yuko dufata umwanzuro uwo ari wo wose ukomeye, tuba tugomba gutekereza ku byiza byawo no ku bibi byawo. Imyanzuro ikomeye ibishobora kutugiraho ingaruka z'igihe kirekire. Ubwo rero ni ngombwa ko dutekereza twitonze mbere yo kuyifata. Iyo tugiye gutoranya umuntu uzatubera inshuti iteka ryose, ni ukuvuga umuntu tuzashakana, tuba tugiye gufata umwe mu myanzuro ikomeye kurusha indi yose. Kubera ko Yehova ari we watangije umuryango, birakwiriye ko tumushakiraho inama mu gihe tugiye guhitamo tuzashakana. Yifuza ko umugabo yabona umugore mwiza kandi n'umugore akabona umugabo mwiza. Igihe cyose Yehova abazi ibyatubera byiza kurusha ibindi. Mu Migani igice cya 18 umurongo wa 22 hagira hati, ubonye umugore mwiza aba abonye impano y'agaciro kenshi kandi yemerwa na Yehova. Hariho ibyari byabajijwe nka
hari ikibazo cyari cyabajijwe bakoresheje SMS kibaza ibijyanye n'intanga z'ingurube. Basabaga ko RAB nibo bari basabye ko bagisubiza, so uwa RAB nawe yagisubiza tugakomeza. ariko n'iby'inka ntabwo birakora neza. Iby'ingurube byose nabisubiza, reka minisita abisubize. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nk'uko mubivuze, ikibazo cy'intanga, gutera intanga turacyagifite muri minisiteri. Ubu icyo turimo gukora, ntangire ku kibazo cyo mwari muvuze cyo gutera intanga z'inka, icyo turimo gukora ni ukudecentralizinga system kugira ngo igere ku baturage ku buryo bushoboka nk'uko n'ubundi ariko byari bikwiye kuba bimeze. Mu rwego rwa services ubu twaramanuye intanga na liquid nitrogen abantu baba bakeneye bibonekera kuri district, ariko noneho turashaka no kugira ngo tubiprivatizinge, hanyuma ku level ya serire hazajya habaho abantu batera intanga ku mafaranga makeya, ariko buri muntu wese azajya atererwa intanga igihe akeneye gutererwa intanga. So turimo iyo service kuyidecentralizinga kugira ngo ye kwitwa Reka twumvikane. Mureke twumvikane. Excuse me. Icya kabiri. Nyakubahwa perezida wa repubulika, icya kabiri kijyanye n'icy'ingurube. Actually twimpotinze imfizi z'ingurube. Ibyo ni byo byoroshye. Twimpotinze amasekurume y'ingurube turayadistributinga mu gihugu. Excuse me, turayadistributinga mu gihugu kugira ngo abantu bayakeneye bashobore kubona icyororo. Excuse me. Ariko byo byarakozwe. Byarakozwe, Excellency. Ariko na gahunda yo kugira ngo intanga ziboneke z'ingurube nayo irimo gukorwa, nayo iri mu progress. Umurongo mpise nibuka n'uwo muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7, aho intumwa Yohana yasubiyemo itegeko Yesu yatanze igihe yavugaga ko tugomba gukundana nk'uko nawe yadukunze. Abakristo b'icyo gihe bari bahanganye n'ibitotezo, ubwo rero bari bakeneye gushyira mu bikorwa iryo tegeko mu buryo bwihariye. Nibyo koko turakundana, ariko iyo tugeze mu bihe bikomeye nk'iby'abavandimwe n'abashiki bacu bo mu Rwanda banyuzemo, tuba dukeneye ko bagenzi bacu duhuje ukwizera batugaragariza urukundo mu buryo buhuje n'itegeko Yesu yatanze avuga ko dukwiye gukunda bagenzi bacu ku buryo dushobora guhara ubugingo bwacu ku bwabo. Ibyo nigiye hano mu ishuri rya Gileyadi byanyigishije ko ngomba gushyira mu bikorwa iryo tegeko, ngakunda abavandimwe n'abashiki bacu nk'uko Yesu yadukunze. Ariko igitsina kiradodazuze, cyarashwanyaguritse impande zose. Ubwo umwana nkimara maze kumubyara
numva umwana nanone simushaka nkamwita igikenya nkumva yapfa akavaho nkumva ni ikigoryi natekereza ubuzima nabayemo natekereza ko nta n'umugabo twamubyaranye mfite ngo nzajya kumutura ibibazo by'uwo mwana ndagenda noneho ntumutwe kurenza noneho nkajya ndaraho bwije unshumbikiye none ejo ntashumbikire unshumbikiye none ejo ntashumbikire ndagenda noneho mba umusazi. Kwica umuntu we wasenze Bayali y'Ipewori urabitekerezaho iki se Yami? Ndakora ibyo Yehova yavuze. Nibyo, nta kindi twakora uretse gusaba imbabazi Yehova maze ntakomeze kurakarira abagize ubwoko. Zimuraraje ari kumwe n'umumidiyanikazi amuzanye mu nkambi ya Isirayeli. Uramunera Zimuri nta n'isoni afite, uzi ko arimo gushotora Yehova. Mpereza iryo cumu, ibi sinabyihanganira. Finera, uje gukora iki hano? Sohoka! Ikibazo. Abifuza gushaka n'abamaze gushaka bakora iki ngo bagire ibyishimo? Yehova yifuza ko abamusenga bose bishima, harimo abateganya gushaka n'abamaze gushaka. Ubwo rero niba uri umusiribateri ukaba wifuza gushaka, jya witonda mu gihe uhitamo umuntu uzakubera inshuti magara iteka ryose. Niba waramaze gushaka, komeza gukora ibishoboka byose kugira ngo urusheho kuba inshuti y'uwo mwashakanye. Jya wihatira gukemura ibibazo bivuka mu rugo rwanyu, wiringiye ko Yehova azabigufashamo. Ibyo nubikora uzishimira ubuzima uri kumwe n'uwo mwashakanye. Mubwiriza igice cya 9 umurongo w'9. Wasubiza ute? Umukristo w'umusiribateri yakora iki ngo ahitemo neza umuntu uzamubera inshuti magara iteka ryose? Abashakanye bakora iki ngo barusheho gukundana? Niki cyafasha abashakanye gukomeza gushyira hamwe mu gihe havutse ibibazo mu muryango wabo? Indirimbo ya 32. Ubu tubaye umwe. Igice kirarangiye.